kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakizi haguruka Delphi agomba gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako muga habi akanyaboneka tuvugana ubwenge bwe ninjye ufite ubu buri mu kiganza cyane muga nese bose ukuramo niyo je muga hindukira urebe hano muga ibi bintu biradukora kubwa neza mwese aho muherereye abari mu Rwanda abari muri Afrika abari mu migabane itandukanye y'isi mwese mukurikira Musana TV turabasuje cyane Uwiteka bahire kakanya twaba tugarukanye n'abatumirwa bacu twaba twongeye guhura na muganga turabizi ko mumuzi yakoze ibintu byinshi bitandukanye ndetse no kuri Musana si ubwa mbere twaba tumuhuje n'umukobwa muto reka atangire yibwira abakurikiye Musana TV Anyito Uwikuzo Delphine. Uwikuzo Delphine. Wabonye ibiganiro byose muganga yakoze? Wabonye ibiganiro byose muganga yakoze nifuza ko mwamuzana. Yes, twabikoze rero twabahuje. Akanya ukaba waje ngo ufite amatsiko menshi n'ibintu byinshi wenda kubaza muganga. Nibyo? Yego. Yes, muganga suza abantu bakumenyereye kuri Musana TV. Murakoze cyane kuri Musana TV n'abanyarwanda ndetse n'isi yose ndagenda bashukuje. Wow, rero twaba twakuzaniye umukobwa muto ufite amatsiko cyane ngo wabonye ibintu ukora akabona ni magic nyine ni maji zidasanzwe ibintu byinshi bakaba bafite ibibazo byinshi byo kubabaza uyu munsi. Ikibazo ariko nizere ko mutongeye kunzanira umeze nk'uwabandi banyamakuru banzaniye ubushize. Uko biri kose kuko uri muganga bivuze ngo umurwayi wari wese wamwakira cyangwa umuntu wese ugukeneye. Hose nibaje kwivuza ndamwakira nanamuvure mubireba. Unamuvure tubibona ariko ngo mbere yuko umuvura wafite ibibazo byinshi yifuza kukubaza akabona kwaka umuti. Ariko nizere ko atari nk'uwaje hano ubushize. Nago musogo yiburaza kwivuganira ni uzi biri ku mutima we. Ntabwo mubizi muri make. We yadusabye ko tubahuza akagira ibyo kubaza. Kandi nawe wadukundi. Nta kibazo. Delphi mubaze urumva wamubaza nk'iki mbere yuko umusaba ugira ibyo umusaba. Namubaza nyine ibijyanye n'ibyo mbona icyo yaba ashoboyemo ku bibazo byanjye. Ese koko ibyo nakubaza byose wabishobora? Ibyo ubona byose narabishoboye. Ibyo ubona byose warabishoboye ntabwo ari ukubeshya ntabwo ari comment. None se cyetse niba narabeshye nkabeshya n'abanyamakuru nkabeshya n'isi yose nje ntabwo ndi umubeshyi ibyo nkora bikora ese wafatira umuntu igisamba cyangwa kikamugarurira ibye uzajye ku macano uzabibona si hamwe si habiri no kuri Musana TV hari ikiganiro bagaruye moto usibye no kuba baragaruye moto Musana TV si ubwa mbere mu se n'ikindi gihe twigeze guhura hari umuntu wafatiwe mu rutoki usigaruye ndongera nkatitira kandi wari uhari wowe ufiteho amateka nafashwe ngo ndabyibuke ufiteho n'amakuru waba umutanga buhamya kurije ntabwo rero wakagombye kubyemera ngo uyu nguyu wareke kubyemera wabibonye gute cya kiganiro rero kibonye ariko ngo nabashije kuba nabyemera ko bishoboka pe ubona ari uteka muto ubonaga nabonye biba ibintu bidashoboka noneho twamushyikiriza naribi bishobotse pe ntabwo mwizeye nawe urapfa kumwizera ushaka kuzizera iki ndetse anyeretse ikimenyetso ariko se abanyamakuru ufite impungenge uyu mukobwa atangiye kuba nk'ubushize umwanzane navuga ngo arashaka ibimenyetso waje ubushize simuzi niyo mahirwe yanjye gusa uyu we yansabye ko twabahuza afite ibibazo byinshi mumushyira mu modoka mumuzana iwanjye ngo mwagiye munzanira abantu bakuze abantu bakuze bakunda kwihishira cyane hano bakunda kureba YouTube cyane ariko nk'uyu ngo yabonye ibiganiro byinshi bireze kimwe aravuga ati cyarashaka guhura nawe mbona nkubone uyu mukobwa rero ashobora kuba afite ibibazo ahubwo ngiye ashobora kumufasha yamfasha akambwira kimwe mu bibazo afite akaba ari byo mufashaho ubutaha mukazahura ababwira ko byagenze ibibazo byo ni byinshi mfite
nakamubwiye kuko niba ese ufite umugabo oya ku myaka 25 nta mugabo uragira mfite abana babiri ariko sinkundwa ntabwo ukundwa nta kagomba none se bagutera inda bankunda uwo munsi uwo mwanya cyangwa n'ibyeri cyangwa oya bankunda uwo munsi muri icyo cyumweru gusa ubwo bikarangira birangiriye gutyo ahubwo ubwo hari icyo nagufasha ko nta cyizere afite ko wamuhumura nta cyizere njye mbifitiye ko yamutirira cyane nta cyizere mfitiye keretse njye mbonye ikimenyetso kimwe icyo wabonye ku YouTube ntabwo bihagije ntabwo nabyizeye ntabwo wabyizeye urambabaje cyane abanyamakuru bajya muzana abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bakaza baje ariko urumva ko nawe afite ikibazo kandi gikomeye kigeretse wo kutizera mfite ikibazo kigeretse wo kutizera kandi njyewe iyo umuntu yizeye sinshobora no kukuvura utizeye n'ubu tuvugana aramutse yizeye umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we ntabwo umuvura ngende umukristo uyu nguyu ni icyizere abura none se umuntu urwaye indwara yo kubura icyizere we nta kintu umufasha uyu nguyu ni icyabura cya mbere ni icyabura cya mbere niba namushyira mu masengesho niba namuha iki ariko uko biri kose ikintu abura ni icyizere kuko kubona ureba ibintu nka biriya ukaza ukagerekaho kuvuga yuko utabyemera yarabonye na mugenzi w'ukuntu yaje aje kunteza ibibazo kandi nabwo yazanye n'abanyamakuru dore ko abanyamakuru namwe muzankururira ako guteruza amaboko yombi oya ariko twebwe icyiza cyacu ni kimwe wowe ibyo ukora urabyemerewe cyane rwose nta bupfumu burimo waratubwiye ko bizera imana nta maji ziri narakubwiye n'abapfumu ndabarwanya ariko abanyamakuru ntabwo abantu mujya munzanira rwose ariko mwajye mwihangana nibura mukanzanira abantu bemera ibyanjye mukareka kunzanira abaza kumpinga oya utabanyabahakanye ngo ntabwo waba utwika nyine oya gutwika si byo mparanira ahubwo ikibazo muba mushaka ko nkorera nyine abemeye baremeye turashaka ko wemeza n'abandi nabo bakemera ikibazo nibura mwagiye munzanira abakecuru cyangwa se abantu bazi ibintu nyabintu mukareka kunzanira utu dukobwa tw'utwana tw'utuzi oya nawe ngo arashaka ko umwemeza yemere na bagenzi be babonereho bemere kwemeza abantu ntabwo ari byo mparanira icyo mparanira nyine hari imiti bakeneye hari n'ibintu bashaka kubafasha ariko bananiwe kukwizera iza nibashaka bazarorere ubundi bwose abana nk'aba ngaba erega aba n'abajyambere kwemera ibintu akora ibintu akora ntabwo mbyemera iyo aba mbyemera afite ibintu byinshi nakamusabye ariko ntabwo mbyemera pe ubona yagiye kurya amafaranga yawe mbona ari ukubeshya bidashoboka ese mwagiye munzanira abantu bakuze cyangwa abakecuru nibura cyangwa se abasaza agusabye ikimenyetso cy'uko utabeshya ikibazo ngira ni kimwe ibimenyetso ntanga cyangwa se ibimenyetso ushobora gutanga ba Thomas ni benshi raga bemera babonye none se bajye njye naremeye naheze mu rutoki narayamanitse ntabwo ari ubushize hari undi mukobwa waje ntabwo ari mwe mwamuzanye yazanywe n'abandi banyamakuru musebereza imbere y'abantu bose turi no gupinga mbwira ngo ntabwo biri bukunde none dore mwongeye kuza undi mukobwa mutoya ikiganiro nakoze umushize umukobwa aza kumpinga none dore iyo munzanira umukecuru cyangwa se mwamukanzanira ubutatu aho y'abakecuru abakecuru ntabwo bakunda kureba YouTube cyane nk'uyu niwe wabirebye arabipinga atera comment bya kandi avuga ati ngewe muzankuze n'uwo muganga ndebe ko ashoboye kuki mwa mushaka kwisebya muri abana tuba tubona bidashoboka kubera ngo wishyuye n'utayikozeho gusa ibyo nabyemera gute neza umukobwa yiyambuye ubusa ubwo se we ntiwabwiyambura ntabwo nabwiyambura ngewe ariko ikintu cyacu none se utekereza ko uri mugenzi wawe ibyo ntabwo byashoboka ko ntabwo mbyemera ufite imyaka ingana 25 inkumi yaje hano ubushize tukaganira ntabwo wabikurikiranye kuri YouTube nese none urashaka guseba nkawe ntabwo byakubaho ubwo se utekereza ko urusha uriya ubwiza cyangwa ubushongore cyangwa umurusha gupinga nk'uko yaje apinga ntabwo byakubaho wakukorera ibiruta ibyo namukoreye mbigerageze ariko abanyamakuru bakambabwira abantu mujya munzanira mwokabyara mwe abantu mujya munzanira abantu bafite mu mutwe hakomeye
cyangwa se hashobora nawe yaje yizeye ko yakubwiye ngo mumuze nawe ndamwana ngiye narabyiboneye naheze mu rutoki ari imikino dawacu ibyo ni imikino none se tekereza kana nk'aka ngaka kagiye kugaragaza ibibero n'amatako imbere y'abantu ubu urumva atari ikimenyetso cy'ubwo yaje kubyemera kwanza wasiko bitaho ntabwo we wayiyambura ntabwo wayiyambura sha reka nkubwire we nta nubwo ngoye ntabwo wayiyambura ntabwo bishoboka biriya bintu uvuga harya ubundi witwa banyita Delphine witwa Delphine amakuru yawe Delphine ni wowe uri kuvuga ngo ntabwo nagera kwanza ubu tuvugana abanyamakuru ubu tuvugana sugira ngo aracyari n'umuntu umuntu nyabakizi ubu tuvugana Delphine haguruka Delphine ubu tuvugana ntabwo yavuga tu avuga agomba gukora ibyo mutegetse mpako gapira ako ngako vuga habi abenyaboneka Delphine bite byawe sha wowe uri no ubu tuvugana ubwenge bwe n'injye ufite ubu buri mu kiganza cyane vuga nese ubu se ukuramo n'iyo ji vuga mbese kugira ngo ujya se ngo hara okay ubu se ntabwo abizi ko ari kubikora mukongo uhaye umuti se wo gukunda gukuba ku rugo wabyemera mba nazagaruka kugushimira pe nakubwiye njyewe ntabwo umuti kandi bikagenda neza gusa uko byashoboka ariko se ahubwo reka mbanze nkubaze ubundi mu kanya aho warurura hasi ubwenge bwawe azi ko bufite kandi yabuhoranye ubwo buriya abanyamakuru bashatse baza kukubwira ibyakubaye ahubwo turamwereka video aho waruri urahazi wari wicaye hano ntabwo ugeze uhaguruka wahagurutse ntabwo ngeze amaguruka hano nyamara wahagurutse ni uko utabizi ariko byumve ngo wahagurutse wowe ubwawe abanyamakuru bazabikwerekera ntabwo nahagurutse hano uzi amabara wakoze yahe ntabwo uhagurutse hano okay njyewe naguha umuti kandi bikagenda neza uzi ko wikuyemo imyenda yose wikuyemo imyenda yose urabeshya byabaye turi kundeshya pe turakwereka amafoto ibyo bintu nabikoze ntabwo ibyo njye nabikoze nababwiye ngo ntabwo aza aho ari n'ubwenge bwe nta makuru afite nta makuru afite buriya ukuyemo imyenda yose turakubeseye abanyamakuru nibo babizi wenda bazabikwereke cyangwa se bazabyihorere turabwereka amafoto ariko mu bimwerekewe wenyine ntabwo ari ngombwa ngo rega ntabwo njya nifuza gusebya abari ntabwo ari byiza ariko nushaka wemere ko haciyeho akanya gatoya wowe ukiyambura imyenda ukanayimera hari habaye iki narindi wari uri ahangaha njye nakubwiye ko naheze mu rutoki ariko urabizi ntabwo ugeze uhaguruka kuri iyo ntebe nta n'imyenda nigeze nkuramo murambeshya sawa turakubeshya nushaka ujye wemera rero gusa reka wenda uyu munyamakuru mugenzi wawe w'umukobwa ntekereza ko yabifashe abikwerekeye n'utubwira ifoto yawe aho twayikuye abikwerekeze abikwereke uvuge ifoto yaho twayikuye hari aho twagiye none se nkubwire n'ikariso wambaye ukwisa n'isitiri wambaye nimba nigeze niyambura ikariso yawe ni umukara n'isurujipe yawe ni umukara wabikuye hehe wiyambuye ngewe urabinyereka niyambuye ryarira wikuyemo nkubwire imyenda n'igitsina yose cyawe se niba wogoshe cyangwa niba utogoshe niyambuye ryarira wikuyemo imyenda yose reka kuburana none se nta ibyakubwiye arakubeshye ibyo urabyemera cyangwa ntubyemera ni ukuvuga ngo ngewe nagutwaye ubwenge akanya gatoya wiyambuye imbere yanjye
n'ikarisi yikuramo. Reka nanabikubwire ndetse n'insya zawe wazogosha uyu munsi mu gitondo uzi ko ugiye kuza. uzi ko uri umuganga koko nushaka je naremeye naheze mu mbikubwire rutoki n'uwo bikoze mbibona n'iki gisika zanjye nazogoshe mu gitondo ngiye muri douche. nabibonye kuko hari n'akantu wikomerekejeho. wakoresheje jirete igaragara ko yanagukaseho akantu. urabyemera cyane ntubyemera? ndabyemera ko ntabwo wabibonye. ntabwo nabibonye. hanyuma yabibwiwe n'iki? abanyamakuru ese ko ntabimenye. umva emera wakuyemo imyenda yose ukuramo buri kimwe cyose kandi icyo gihe niba wari uri kuguha oda yari ari kuvuga ngo kora iki ukagikora. ibyo bintu byabaye koko mwereke amafoto. umva yihorere nayibonye. rero icyo nakubwiraga mukobwa nawe ndabona warushatse ku nzira nk'uwushize ariko ubu ushize namukoreye isoni cyane we ntazo mufashije kandi ujye ukoresha ibishoboka byose njye ariko si wowe ndenganya aba banyamakuru. No ntago twaturenganya twe twamuzanye ashaka ukuri ashaka icyizere. guhura nawe urumva yari afite ikibazo. Okay turahuye rero. yari afite ikibazo kigeretseho kutizera uko biri kose ibyo bintu bibiri ntabwo ari kurabona kimwe umuvura cyangwa nuko ari umuvura. turahuye rero gusa nubishaka hari ikibazo nge mbonye muri wowe nubishaka uzagaruke kundeba utari kumwe n'abanyamakuru no kwizera yakuzanye babanze babikwereke neza ibyo wikoreye wowe ubwawe atari njye ugukoresheje nurangiza uzaze utari kumwe n'abanyamakuru. Yes guys nizere ko mwabibonye ibintu bitandukanye byinshi yakoze twebwe tutizeraga gusa njye naremeye aho nahamiye mu rutoki mwarabibonaga. nizere ko na Delphine ubu noneho yatuje. watuje kwizera guke kwashizemo ubutaha noneho wamugana ukumva uramusaba umuti ntabwo ufite. utanzaza nje kumusaba umuti w'ibibazo byose mfite. Wow rero abantu mwese mukeneye imiti mufite ibibazo byinshi bitandukanye muganga yarababwiye ndetse yababwiye ibintu bitandukanye akoresha kugira ngo bavure. nimero yiwe twayishize ku biganiro yakoze mbere ndetse n'iki ngiki turaza kuyishyiraho. mugabo wakoze kuduha umwanya wawe. sawa namwe murakoze ariko ntimuzongere kuzana abantu nk'aba ngaba. utatuzanana bakuru. oya utaha muzanzanire abafite ibibazo mu ngo zabo abagore n'abagabo batabana neza abagore n'abagabo bafitanye amakimbirane ndabasabye muzanzanire couple imwe noneho njyewe nzayifashe kugira ngo ubukurikiyeho izatanga ubuhamya bw'ibyabaye. rero reka tubashimire kuba mukurikiye Musana TV. wari ufite ikindi kibazo? kapuzanzanire couple abagore n'abagabo nkatwe twe turi abagore ku giti cyacu singombwa kutadufasha. ahubwo njye nabonaga uri n'umwana w'umukobwa. oya njyewe ndi mukuru cyane mfite abana babiri. ufite abana babiri? okay nzaguheraho ubutaha cyangwa se nushaka naramuka abonye umugabo cyakoze tuzamugarura ariko kumwe n'umugabo bagushimira. oya icyo namusaba ni kimwe ahubwo ambwiye akantu gakomeye. hari akantu narangije kumumenyaho kuko abagabo bamutera inda bikarangira nta n'umwe ubanye nawe. ubu tuvugana n'ubwo umureba gutya narangije kumenya yuko afite abana babiri kandi badahuje basi. so umunsi wagize umusore ukunda cyangwa se umunsi wagize umusore mukundana njyewe wowe uzaze ngira ibyo nkubwira ubu tuvugana uzabana n'umugabo ushaka. ntabwo uzabana n'umugabo ugushaka wowe uzabana n'umugabo ushaka. uzaze undebe tubivugane. yego ndabyemera. yes tugana ku musozo dukomeza dushimira abakunzi ba Musana TV. mwabyiboneye ndetse ibyo mwari mufiteho amatsiko byinshi bimwe na bimwe abafite gupinga nk'uko uyu mukobwa nizere ko mwabibonye. reka tubifurize kugumya kugubwa neza mukore subscribe like share na comment ku biganiro byacu naho ubutaha. bye bye.